hari umuti ushobora kuba wakuvura indwara hafi ya zose. Igitangaje si uko ari umuti unarenze. Iyo rero ukoresha iriya salade, ibyo biragenda bikakubakira gusinzira neza, ukibuka, ukazirikana, ukagira ibitekerezo bikora neza, ugakemura ibibazo byawe utarushye cyane. Ugafata indimu yawe n'igitunguru washyizeho amavuta y'igihwagari, iyo salade ukayirya, biragufasha bikakuvura diyabete. Iyi salade rero izanafasha abantu barakazwa n'ubusa, abantu bafite umutima utera nabi, abantu bafite amaraso agenda nabi, atembera nabi mu mubiri, abafite amaso atareba neza. Ku bafite ikibazo cy'umutima bakuraho amavuta y'ibihwagari bagashyiraho aya salade. Nguhaye ikaze. Hari umuti ushobora kuba wakuvura indwara hafi ya zose. Nimvuga zose wumve nyine nyinshi cyane, ntago ari zose 100%, ariko inyinshi cyane uno muti wazivura. Igitangaje si uko ari umuti unarenze. Ni ibintu bisanzwe dukoresha, dusanzwe dufite mu ngo zacu, dusanzwe dufite aho tugenda, aho turya, aho tunyura. Ni umuti usanzwe, ni ibintu bisanzwe, ni ibirungo benshi bajya bita nk'ibirungo biryoshye ibyo turya n'ibyo tunywa. Ufashe igitunguru cya onyo rouge, ni iki gitunguru dukaranga, warangiza ukagikatakata neza, ugikata mu tuzeru, ugateranyaho cyangwa se ukongeraho indimu nayo wakatakase neza, nta na kimwe utaye ku ndimu, ukayiteranyaho. Warangiza ukaba ufite ubuki, bwa buki bwawe ukabushyiramo, ugashyiramo ikiyiko kimwe cyangwa ibiyiko bibiri. Ubundi ukaba wifitiye amavuta y'igihwagari cyangwa ya elayo. Iyi salade warangiza ukajya uyikoresha 3 cyangwa 4 mu cyumweru, ukabikora ukwezi, na nyuma yako ukajya ukomerezaho ukurikije uko ubishaka cyangwa uko ubishoboye. Ndakubwiza ukuri ko waba wikingiye indwara nyinshi nawe ubwawe utazi ngo zingana gute. Iyi salade irasazura kubera ko ziriya vitamini zayo n'ariya minerals yagiye agahurizwa hamwe, aragenda kongerera umubiri icyo bita ubudahangarwa. Umuntu wese wabikoresheje aba umuntu ufite imbaraga, ubushobozi, umubiri we ugahagarara witeguye igitero icyo ari cyo cyose cyaza kigamije kwangiza umubiri we. Abahanga mu mirire n'ibitabo n'icyo bita World Health Organization bagaragaje ko kurya igitunguru n'indimu bifasha kwirinda indwara nyinshi, kubera ko bigira antioxidants zigabanya ibyago bya kanseri n'indwara z'umutima. Uzanasome n'icyo bita healing food, naho bagaragaje ko indimu n'igitunguru n'ubuki buri kimwe gifite imbaraga zo kurinda indwara. Igitunguru kirwanya uburibwe mu mubiri, indimu ikongera umubiri abasirikare, naho ubuki bukarwanya udukoko dutera indwara. Iyo ubihuje ubona uburyo bworoshye bwo gufasha umubiri wawe gukora neza buri munsi. Hari n'ikiganiro Zungu Gadi yakoze cyagiye nacyo kigaragaza uburyo ki iyi salade yagenda ifasha kuri buri kintu cyose. Nacyo mugiye kuri social media aho agenda akorera ibyo biganiro biriho, mwabikurikirana mukumva umumaro w'ibi ngibi byose. Nabo bagiye babikoraho kenshi kandi bigira icyo bibasha kuba byafasha ubuzima bwacu. Indimu, igitunguru n'ubuki bikora kuri systeme nerve, kubera ko nta ndwara nimwe yakwinjirira. Systeme nerve ni urusobe rw'imitsi yumva, ubwonko, imyakura n'imitsi yumva. Iyo rero ukoresha iriya salade, ibyo biragenda bikakubakira gusinzira neza, ukibuka, ukazirikana, ukagira ibitekerezo bikora neza, ugakemura ibibazo byawe utarushye cyane. Bikanakora noneho muri systeme respiratoire. Nujya muri systeme respiratoire ni mu buhumekero, haba kuri sinezite zizagenda, ibicurane, asima, bronchite, ibyo byose iyo ukoresheje iriya salade nabyo biragufasha cyane, bigafunga, bikarinda indwara zo mu buhumekero, ugasigara umeze neza. Ikanakora kuri appareil digestif, ni mu mara, mu mwijima, mu gifu, mu rwagashya. Ibyo rero iyo ugenda ukoresha iriya salade neza bizagukorera neza, witume ku gihe. Noneho iyo ufashe indimu ifasha ku gifu, igifu kigakora neza.
igitunguru kigafasha mu mikorere y'amara, ubuki bugafasha mu gutuza kw'igifu. Igifu kiyo gituje gikora umurimo neza, bigatuma ibyo wariye bikuyoboka, bikagabanya, bigakuraho imatwe mu mara, noneho n'ibyo wariye bikanogerezwa neza kubera ko igifu cyari gituje nta kindi kibazo ufite. Bizagufasha mu rwagashya, ntugire inzara ikabije, kumwe umuntu arya hashira n'iminota mikeya akahita asonza vuba vuba, kandi igihe cyo gusonza kitaragera, noneho naho inzara imufatiye akaba yata n'ubwenge, ukamera nk'azezenge neza kubera gusonza gusa. Bifashe ba bantu barakara ubusa, abana bikanga kenshi, binafasha n'indwara z'ibicuri n'umwijima ugasubira ugakora neza. Ku bantu bafite diyabete bo bakuraho ubuki, kubera ko ubuki nabwo burimo isukari, cyane ko harimo noneho n'abajya bakora ubuki bakongeramo amasukari. Rero icyo gihe kuko ubutanabwizeye 100%, ahubwo ubuki bukuraho, wowe ugashyiraho amavuta y'igihwagari, ugafata indimu yawe n'igitunguru washyizeho amavuta y'igihwagari, iyo salade ukayirya, biragufasha bikakuvura diyabete. Uwo ni umuti mwiza wa diyabete. Ibyo bizaguha insuline maze isukari igabanuke nikuganze, kugera urwagashya rwongeye gukora indi insuline yapfuye, noneho yongera iboneke. Ibyo bigatuma iyo salade kuvura diyabete. Iyi salade rero izanafasha abantu barakazwa n'ubusa, abantu bafite umutima utera nabi, abantu bafite amaraso agenda nabi, atembera nabi mu mubiri, abafite amaso atareba neza, abafite ubushobozi buke mu mibonano ku bashakanye, ku bafite ikibazo cy'umutima bakuraho amavuta y'ibihwagari bagashyiraho aya elayo mu cyimbo cy'ibihwagari, bikakuvura impyiko, bikakuvura amara, bikakuvura imatwe, bikakuvura umutima, bikakuvura igifu n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye. Ni byinshi iyi salade yavura ikanarinda. Ubaye wajya kubifata nk'ibintu biri aho ngaho gusa bisanzwe, nizere ko ugiye gutangira ukajya wimenyereza kuyikoresha ku igaburo rya kumanywa, ukabikora 4 mu cyumweru, ukajya urangiza ukwezi ugakomerezaho uko ubishaka. Ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, nishyire muri komenti turagusubiza. Unasangiza abandi iki kiganiro, dusubire kubikurikiye. Bye.